Itangazamakuru mu bihe bya jenoside riri mu ryagiye ritiza umurindi bimwe mu bikorwa kandi bigayitse. N'ibyo tuvuga ngo never again kuzagerwaho bishobora kuzakomeza birimo iki akantu k'akanongonwa, kubera ko turacyafitemo icyo kintu nyine cyo kuvuga ngo runaka ntabwo kubera ko tudahuje imyemerere, tudahuje idini, tudahuje fanatism cyangwa se abo dufana, ukumva haracyafitemo ikintu cyo kumwishisha. Kuko nabonye abanyarwanda rimwe na rimwe hari ukuntu tujya dushira isoni, hari ushobora guhita bagakora campaign zivuga ngo runaka ni mu following, ni mu subscribing, mu tele strike, mu harabike, mu reporting, mu ibi ngibi ni ibikize bigeze naho abanyamakuru uwo batavuga rumwe bavuga ati twebwe tugiye kumurimbura tumukureho. Niba ari ku mihanda nkuko babivuga ngo izi mbuga nkoranyambaga ngo zabaye ku mihanda, twebwe tugiye kumukura ku mihanda ngo burundu. Ariko abanyamakuru dufite muri iki gihe barashinga za group zo kwanganisha hagati yabo n'abandi, zo kwikundishwa. Mvuge runaka neza, mugaragarize ko nge n'abafana banjye tumuri inyuma, hanyuma hari ibyo nzagezwaho cyangwa nzageraho. Abandi bagashinga groupe bivuga ngo twebwe ngo turi groupe runaka, ngo tugomba kujya gusenya indi groupe ngo ya runaka mu bahanzi cyangwa se no mu banyamakuru. Ariko ndabivuga mbihuza n'abanyamakuru kuko abanyamakuru nibo bakongeza ibi byose tubona, ni nabo bagize umurindi ukomeye cyane mu bihe twanyuzemo bidasanzwe. Ni nabyo byagejeje ku mfu z'abanyarwanda b'abatutsi barenga miliyoni irenga. Ngo amategeko rimwe na rimwe ntabwo angana kuri twese, nta nubwo akora kimwe. Twumva bamwe mu banyamakuru bavuga ngo niba utankunda nanjye singukunda, bakanabyigamba ati rwose singiye kukubesha, nta burya burimo niba utankunda singukunda. Undi akaba aremye itsinda ubugroupe yaba WhatsApp groupe ngo bw'abafana be bamufana bamushigikiye, agomba kubwira ibyo abwira by'amatwara hirya no hino, yaba ku Facebook, WhatsApp, Instagram n'ahandi hashobora kuba bare mu butsiko n'ubugroupe. Akavuga ngo ngewe runaka niba nyanga ngo namwe mukwiye kumwemera, kuko abantu bagafana ati yego rwose ntabwo dukwiye kumwemera, ahubwo umuntu niba ari kumwangisha abantu gatangira gukora byari bikwiye ko nimushyigikira umuntu yaba waruzi ubwenge nta nubwo wakwiye kububivuga. Ibi ngibi ntabwo bikwiye ku bijyanye n'itangazamakuru, kuko itangazamakuru rikwiye kuba ritabogamye cyangwa se ridafite aho rishingiye. Itangazamakuru ryo mu Rwanda muri iki gihe dufite ikintu kijyanye na fanatism cyangwa se gufana ibintu, kubyogagiza, kogagiza umuntu se cyangwa ibintu runaka. Aho wenda nk'urugero ku muhanzi, ubona iyo umuhanzi afite imbaga nyamwinshi y'abantu bamukurikira, kuba yavuga kugira icyo bakora bakagikora, tujya tubibona ko ari ibintu byoroshye. Niba bagomba kwigira ku mateka cyangwa se twabaye mu mateka ashaririye tuzi, ngo dutangire kurema bwabo tsiko bwabo groupe bw'u WhatsApp bwabo nungo abafana ba runaka ngibiki. Ibi ngibi by'abafana ndabona bizazana ibibazo bikomeye. Yes, this is KY TV show Simply Kumayombi. Izina ryanjye nitwa Benjamin. Nk'ibisanzwe rero ndifatanya ndetse nk'umuryango mugari wa Kumayombi TV ndetse n'umuturage ku isonga, turifatanya n'abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe turimo bidasanzwe, aho igihugu cyacu cyahuye n'amateka ashaririye ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994, ndetse bikaba ari ibintu duharanira ko bitazasubira ukundi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni amateka ashaririye twanyuzemo, kandi turakomeza tuniyubaka kugira ngo ndetse bitazagira aho byongera kuba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahariho hose kuri iyi si. Rero nkurikije ikigenda kiba wenda nuko jenoside yagitizwa umurindi, nicyo ngira ngo twivuganireho kubijyanye n'itangazamakuru riri mu gihugu cyacu muri iki gihe. Itangazamakuru mu bihe bya jenoside riri mu ryagiye ritiza umurindi bimwe mu bikorwa kandi bigayitse. Itangazamakuru ryijanditsemo aho ryakanguraga abaturage kuba bakwicana ndetse no kuba habaho gutiza umurindi mu gihe gitoya abaturage bakamarana. Ibi ngibi rero ushobora guhita wibaza ati ndabivugira iki cyangwa se nashingiye kuki mbivuga, ariko mu by'ukuri ni ibintu bifite impamvu ngira ngo tuze kugarukaho, ndetse mbona n'itangazamakuru ryo muri Rwanda muri iki gihe tutabyitondeye bishobora kuzagira bishobora kuzatugeza mu ngaruka zabaye, ndetse tukaba twakwisanga twasubiye mu bihe bibi, kandi duharanira ko bitazongera ukundi, nkuko siroga n'ubundi tuyivuga ngo never again.
itangazamakuru ryo mu Rwanda muri iki gihe dufite ikintu kijyanye na fanatism cyangwa se gufana ibintu, kubyogagiza, kogagiza umuntu se cyangwa ibintu runaka, aho wenda nk'urugero ku muhanzi, ubona iyo umuhanzi afite imbaga nyamwinshi y'abantu bamukurikira, kuba yavuga kugira icyo bakora bakagikora, tujya tubibona ko ari ibintu byoroshye. Niba avuze ngo amaboko hejuru, abafana barayazamura. Niba avuze ngo muririmbe ngo yewe, barabikora, ntabwo bamusuzugura. Niba avuze ati wenda mukuremo agatambaro, buri wese azunguza agatambaro, cyangwa se mucana amaterushi ya telefone, barabikora. Rero ikintu kijyanye na fanatism ndabona ari ikintu kigenda gitwiza umurinda, aho wumva runaka umuhanzi cyangwa se n'umuturage cyangwa se n'undi wari we wese mu itangazamakuru avuga ati ngiye nshyigikiye uyu nguyu niwe nzagwa inyuma, uyu nguyu icyo yambwira gukora nagikora. Mu by'ukuri ibi ngibi ntabwo bikwiye ku bijyanye n'itangazamakuru, kuko itangazamakuru rikwiye kuba ritabogamye cyangwa se ridafite aho rishingiye. Kuko itangazamakuru ntabwo ndi hano kuryigisha, kuko numva ko hari ababijejwe cyangwa se ababishinzwe n'ubu bavuga ko ari bo bahagarara itangazamakuru cyangwa se b'abanyamakuru b'umwuga. Ariko itangazamakuru ntabwo rigomba kugira aho rigobogamira. Nta munyamakuru wagakwiye kuba avuga ngo ngiye nshyigikiye uyu nguyu, ndi kumwe n'uyu. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu bitari bikwiye, kubera ko birangira wa muntu ashatse kuzana icyo bita fanatism, hanyuma fanatism ikazamo ibibazo byo gushaka gukundisha wa muntu akunda abandi batamwiyumvamo. Turabizi neza ko turamitswe, turi abantu, kandi nacyo kituranga. Umuntu ntabwo yakwemera ibyo wowe wemera, biragoye. Nta nubwo umuntu yajyana nawe mu nzira ushaka kumunyuzamo ngo bikunde, ibyo biragoye. Nta nubwo imyemerere yawe ari nayo y'imyemerere y'undi muntu. Hanyuma ibyo ndabona bigenda bizana amacakubiri cyangwa se n'amakimbirane mu bantu, aho usanga umuntu niba mudahuje kwemera, niba mudahuje gufana umuntu mufana, mushyigikiye se, biri kuvamo intandaro zishobora kuba havamo urwango. Twagiye tubibona wenda mu byagiye bivugwaho ubwo hari hadutse imvugo ya Big Energy, aho bavuze ati Minisita w'urubyiruko Abdallah utuma twishima yagiye abigarukaho ko abantu bashobora kugendera muri uwo mujyo bagashyira hamwe, ejo bagatangira kuzana ibintu bishobora kuzana nka resistance cyangwa se kurema itsinda ry'abantu bakaresista cyangwa se bakigomeka, biturutse kuri ibyo ngibyo bya Big Energy. Ibi ngibi rero nabyo ndabibona mu banyamakuru, ariyo mpamvu ngira ngo abanyamakuru dufite mu Rwanda bagerageze ibintu bya fanatism babivemo, kuko ibi ngibi ndabona bigenda bishobora kutuganisha ahantu habi. Kubera ko niba wemera umuntu undi ntamwemere, ntabwo bikwiye kuba bizana urwango mu by'ukuri hagati yanyu mwembi, kubera ko nabyo bizana amakimbirane, amacakubiri. Ejo hatabaho kumvikana, kumva abantu barwanye, bafatanye cyangwa bicanye, kumva bamwe barafungwa, bamwe barafungisha abandi, kubera iki? Kudahuza ibijyanye n'umugambi cyangwa se no gufana umuntu runaka. Ibi turi Abanyarwanda tumaze kugira ngirango tumaze kugira ubwenge bufite aho bwavuye naho bugeze mu bitekerereze, dukwiye no kugenda twavanza, kubera ko uko tugenda mbese tugenda tugira ubumenyi runaka dukura mu myaka se ni mu mibereho, tugende ku mateka y'ibyo twanyuzemo nk'igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda, twari dukwiye gukoresha analyse ndetse n'ubwenge dufite. Ubwenge, ubumenyi, amateka twize, ibyo byari bikwiye kutubera iki? Byari kutubera akabando, bigatuma wajya gukora ikintu kabanza ukanagitekereza, kuko ejo n'ejo bundi niho tuzumva umwe ashingiye ku byo wenda afana cyangwa se kuwafana uwashyigikiye, ejo aramutse amubwiye ngo mfatira uyu nguyu wenda umuhitane, bizaba byoroshye kuba uwo muntu ashobora guhita bikora agendeye ku kibaba n'ikigare cya wa muntu, umubwira ati uyu muntu ntabwo mwifuje, ntabwo nkunda. Twumva bamwe mu banyamakuru bavuga ngo niba utankunda nanjye singukunda, bakanabyigamba ati rwose singiye kukubesha, nta buryarya burimo, niba utankunda singukunda. Undi akaba aremye itsinda, ubugurupe, yaba WhatsApp groupe ngo bw'abafana be bamufana, bamushyigikiye, agomba kubwira ibyo abwira by'amatwara hirya no hino, yaba ku Facebook, WhatsApp, Instagram n'ahandi hashobora kuba bare mu butsiko n'ubugroupe, akavuga ngo ngewe runaka niba nyanga ngo namwe mukwiye kumwemera. Koko abantu bagafana ati yego rwose ntabwo dukwiye kumwemera, ahubwo umuntu niba ari kumwangisha abantu bagatangira gukora amapost cyangwa se ugatangira kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga akoresha, bamwanga, bamutuka, bamuharabika, bamuzanaho ibintu by'ubuharabitsi. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye. Nk'Abanyarwanda turi abantu bara intellectuel, turi abantu tugomba kwigira ku mateka cyangwa se twabaye mu mateka ashaririye tuzi.
ngo dutangire kurema bwabo tiko bwabo groupe bw'u WhatsApp bwabo nungo abafana ba runaka ngibiki ibi ngibi by'abafana ndabona bizazana ibibazo bikomeye. Ngenda bibona nk'ibintu bizazana ibibazo bikomeye kubera ko nta keza kizo groupe. Ntabwo wenda tubirebeye mu shusho ngari izo groupe kuzishinga nta kibazo, ahubwo nibiki bivugirwa mu nibiki biberamo, ese bigamije iki? Ariko abanyamakuru dufite muri iki gihe barashinga za group zo kwanganisha hagati yabo n'abandi, zo kwikundishwa, mvuge runaka neza mugaragarize ko nge n'abafana banjye tumuri inyuma, hanyuma hari ibyo nzagezwaho cyangwa nzageraho. Abandi bagashinga groupe bivuga ngo twebwe ngo turi groupe runaka, ngo tugomba kujya gusenya indi groupe ngo ya runaka mu bahanzi cyangwa se no mu banyamakuru. Ariko ndabivuga mbihuza n'abanyamakuru kuko abanyamakuru nibo bakongeza ibi byose tubona, ni nabo bagize umurindi ukomeye cyane mu bihe twanyuzemo bidasanzwe, ari nabyo byagejeje ku mfu z'abanyarwanda b'abatutsi barenga miliyoni irenga. Ndetse ibi mvuga mu birebane ubushishozi kandi mu bihe agaciro mu manze munashungure. Hari umuntu ushobora guhita ubyumva agatavuga ati nkawe uvuze iki cyangwa se urashaka ugamije iki. Ibintu bya fanatism group z'amafanatism, ibintu abanyamakuru muri gukora mwanganishanya, mbese ugize bigeze naho abanyamakuru uwo batavuga rumwe bavuga ati twebwe tugiye kumurimbura tumukureho. Niba ari ku mihanda nkuko babivuga ngo izi mbuga nkoranyambaga ngo zabaye ku mihanda, utwebwe tugiye kumukura ku mihanda ngo burundu. Bagakora campaign zivuga ngo runaka ni mu following, ni mu subscribing, mu tele strike, mu harabike, mu reporting, mu ibi ngibi ni ibiki. Hejuru yuko ngo byaturutse ko atemeranya nawe wenda ibyo wavuze atashimishijwe nabyo cyangwa se atemeranya nabyo, habayeho critical yabikrititse, ariko wowe kubyemera byabaye ikibazo gikomeye. Ibi ngibi ni ibiki, tubyite gute? Ibi bigatuma uwo muntu abuzwa amahoro, ahantu hose agaharabikwa, banyamakuru bamwe na bamwe akagenda bakinjira mu muryango we bakamuharabika, bagaharabika ababyeyi be, bagaharabika iki, bakagenda mbese bakamusenya ku buryo bwose bushoboka. Kandi ukabona mu by'ukuri kugira bihabwa umurongo cyangwa se n'uburyo bigomba gukurikiranwa biratandukanye. Nicyo mbona ngo amategeko rimwe na rimwe ntabwo angana kuri twese, nta nubwo akora kimwe. Ibyo ndabivuga hari n'impamvu zabyo kuko ziba zigaragara. Amategeko ntabwo yakora kimwe ku bantu bose, ntabwo biragoye. Gusa iki kintu ndagira ngo mbwira abanyamakuru n'abandi bose bakora ibijyanye n'itangazamakuru, bakora ibintu bifitaho bishobora kuba abantu babikuramo sose runaka y'amakuru babyumva, ni nk'umugezi aho mbese ni nk'amazi abantu bose banywaho. Iyo abantu baje bakabona ufite iki kintu kijyanye no wakoze ubutsiko, butsinda, bw'uguharabikana, kurwanyana, kugira ute, kwatakana, cyangwa se kugira ubushyigikira ukavuga ngo ngewe uyu namushyigikiye ukabyama, ubundi nta nubwo byari bikwiye ko niba ushyigikira umuntu yaba waruzi ubwenge, nta nubwo wakwiye kuba ubivuga. No, nta nubwo wakwiye kuba ubivuga. Yaba wari ubizi ubwenge ntabwo wakwiye kuba ujya hariya ku gasi ukavuga ngo ngewe ngo nemera uyu muntu, ngo ngenda mwemera, ngo nge icyaba cyose ngo uyu muntu ngo kabisa ngo ngewe ngo nzamugwa inyuma. Ni hahandi tubona agukoresheje nk'igikoresho nyine mu gihe runaka gukeneye, cyangwa se mu gihe hari ibyo ashaka kugeraho akakubwira ngo wowe kora ibi, kubera ko wowe warangije kumwibaburiraho n'ibyo urahita wata kugenda ubikore. Hanyuma se tuvuge ngenda mu wenda n'urugero nshobora kwitangaho urugero nkavuga nti wenda ngiye na runaka ntabwo tuzura, nta nubwo wenda duhuza. Hanyuma wowe kubera ko wowe uhuza na runaka arakubwiye ngo ugenda umurangize, hanyuma uraje urangije. Mu by'ukuri turi wakoresheje ubwenge bwawe, ntabwo tukiri muri ya viziyo aho runaka ashaka kukubwira ngo uyu muntu kubera ko anyanga kandi nanjye nkaba namukunda, hanyuma wowe genda kubera ko unyemera genda umunyicira, warangiza ukagenda. Hanyuma iyo sanse urayita gute? Kandi nabyo byagiye bivamo ko rimwe na rimwe tugenda duhura n'ibibazo, tugenda duhura nabyo hano ku mbuga nkoranyambaga. Tugenda tubona abantu bamwe bataka abandi, tugenda tubona bamwe na bamwe bagenda bagahunga bakabura, tubona abandi bibasiriye umuntu ku buryo mu by'ukuri agira ihungabana mu mibereho y'ubuzima babayemo. Tugenda tubibona imbuga nkoranyambaga ziriho ibintu bidasanzwe biteye ubwoba ariko bitari bikwiye mu by'ukuri.
ntabwo dukwiye kuba abantu ngo tuzane ikintu cya fanatism kuvuga ngo ngende nyama ya runaka nurangiza bivuga ubundi ibyo nta nubwo biba bikwiye. Aba ari ibanga ryawe wowe no wowe, nta nubwo aba akwiye no kuba nawe wabimenya ko wowe umwemera. Wagakwiye kuba wenda uvuga ati ndamushyigikiye, niba ari iyo subscribe ukayikanda, niba ari ukumukurikirana ukamukurikirana, niba ari ibyo gusaba kuba wamushyigikira, niba ari contribution ukaba wanayitanga, niba ari za GoFund ukaba wagira icyo utangamo. Ariko mu by'ukuri ntushake kujya hariya ku gasi ngo bivuge. Kuba wabivuga n'uburenganzira bwawe, hari ugiye guhita wenda zagashira isoni mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nabonye abanyarwanda rimwe na rimwe hari ukuntu tujya dushira isoni. Hari ushobora guhita ashaka kumbwira ngo nkaho urabyigiriza cyangwa se uravuga ibiki ntabyo uzi. Uko mbyumva ntabwo ari kubyumva, ariko gukiburana ni ngombwa. Aka kanya wowe wenda ushobora kuba bivuze, cyangwa se wenda wowe kuko uvuga ati uyu muntu ibyo avuga ni ibiki. Reka nkubaze ikintu kimwe. Aka kanya wenda ushobora kumfollowinga cyangwa se ukamfana, hanyuma wenda by the way mu gihe runaka nkaba nakubwira ati runaka ntabwo mukunda, X umunyamakuru X ntabwo mukunda, kandi wowe warangije kunyereka ko wanyibaburiye uri umufana wanjye, kuko kugira ngo mbone ko uri umuntu ukomeye, genda wangiza ikinyabiziga cye, genda se utwika inzu ye, genda se umuhemukiriwe cyangwa se unamwice, hanyuma ukagenda ukabikora. Mu by'ukuri urumva uri gutumia kiyakira, urumva uri muzima? Ni wowe ndi kubaza, wowe ni wowe ndi kubaza, urumva umeze neza? Unsubize cyangwa se wisubize, wasubiza kuri muri comment nta kibazo, cyangwa se nawe wisubize. Urumva ugiye ukabikora kubera ko yego urankunda cyangwa uramfana? Urumva waba umeze neza? Urumva waba ufite kwikontorora? Urumva waba ugikoresha bwa bwenge bwawe nkuko tuvuga ngo ibi bintu ntibikwiye ntibizongere, ariko wowe urumva ibi bintu udaba uri kubitiza umurindi? Hari ibintu dukwiye gucikaho itangazamakuru ryo mu Rwanda, hari ibintu dukwiye gucikaho ikintu cya munyangire, munyumvishirize, ukunenze cyangwa se ukubwiye ibitagenda ahubwo akababaye umwanzi, ukamuhiga, ukamwangisha abandi. Icyo kintu turagifite. Icyo kintu turagifite kubera iki ahubwo tugifite? Twiyiminjiramo agafu, kuko niba ari never again tubiharanire, dukore icyo bita never again. Niba ari gukoresha umutima nama, tumanze dukoresha umutima nama, tunasesengure, tunarebe ibikwiye koko bikwiye kuba bikorwa, twirinde ikintu kijyanye na fanatism. Kandi nitubona ibintu tutazi amajyo n'amavo, tubyirinde kubyentervenamo, kubera ko rimwe na rimwe birafasha. Naho kuvuga ngo ngewe ngo runaka ngo ngenda mufananga, ariko nyine birangira tubaye iki? Tubaye abanza. Ari nabyo tuvuga ngo byagiye binarenga aho mu banyamakuru biza no mu madini, kandi ni ibintu byatangiye kera cyane mu myaka ya kera, aho wasangaga abantu mudasenga mu dini rimwe utamugurira nubwo yaba afite duka pe, munaturanye urugo ku rundi, ariko kubera ko mudahuje idini bikagusaba kuba wakwambuka ukambuka umuhanda cyangwa ukagenda ibirometero 2 ugiye kugura ikintu kiri hehe, kiri imbere y'igwawe mu rugo neza mu marembo. Kubera iki? Kubera ibintu bijyanye n'amadini. Hari n'abagifite iyo myumvire, mbabwira ko iyo myumvire itari nakwiye, kubera ko nibi byo insengero nabyo birimo ikintu kijyanye na fanatism, ndetse binatuma ko rimwe na rimwe n'ibyo tuvuga ngo never again kuzagerwaho bishobora kuzakomeza birimo iki akantu k'akanongonwa, kubera ko turacyafitemo icyo kintu nyine cyo kuvuga ngo runaka ntabwo, kubera ko tudahuje imyemerere, tudahuje idini, tudahuje fanatism cyangwa se abo dufana, ukumva haracyafitemo ikintu cyo kumwishisha. Pe turabifite pe, abanyarwanda turacyabifite. Niyo mpamvu mbona ngo nibyo bizabongamira iki, bizabongamira ikintu kijyanye na never again. Ibintu dukwiye kubamo, niba ari ndi umunyarwanda surtout bibirangiriraho, niba ari kuba ari amadini, tumanze twigishanye urukundo, kuko idini rya mbere n'urukundo, hanyuma habeho kumva ari ibintu biri fair. Niba ari umuntu runaka abe yashigira undi runaka, nta kintu kirimo cyo kuvuga ngo ngiye ngo yangu ngo ntabwo duhuje, nta mpamvu yo kunshingira, uyu ntabwo duhuje, nta mpamvu yo kumugurira, uyu ntabwo duhuje, nta mpamvu yo kugira ngira inama, uyu ikintu tumanze tugikuremo. Rero nagiraga inama abanyamakuru nanjye nyigira, kuko inama nziza no kwibukiranya ni bimwe mu musingi ikomeye cyane abantu tutajya twitaho, ariko imisingi yo kwibukiranya ni imisingi ikomeye cyane, kubera ko kwibukiranya urwibutso rugirira abantu bahuje umugambi, cyangwa se twe mu bayisilamu turavuga ngo abemera Imana, urwibutso rugira abemera Imana akamaro, kubera ko kwibutsa nta muntu wahora yibuka byose. Kwibuka rero birafasha.
ndabakunda cyane rero, mukomeze mudushyigikire kandi mukande subscribe, mu liking, mu sharing, dukomeze kandi twifatanye n'imiryango y'ababuze ababo, dukomeze tubahumurize, tubabe hafi, tubagaragarize urukundo, tubane nabo neza mu mahoro, nyine kubera ko n'umujyo mwiza kandi ni nayo nsinzi iruta izindi zose ikiremwa muntu gishobora kuzatunga kurusha ikindi cyose watunga. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mudushyigikire, Imana ikomeze ibazigame, barindire muntu bwayo, kandi caho dukomeze twibuke twiyubaka, kuko biri mu bizadufasha kugira ngo tunarenge muri bya bindi by'amacakubiri, umwiryane n'ibindi, ahubwo twubake urukundo n'ubunyarwanda kuko ubushyigikiranye. Ndabakunda cyane.